Nibature Mpuzamahanga TV cyane y'ubwami bw'Imana nk'uko twabivuze ubushize dusoma muri Matayo n'ibice 6 umurongo wa 9 aravuga ngo nuko musenge mutya muti data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uyu murongo niwo ngira ngo tuganireho ndongeraho igindi nk'ibiri ariko ishingiro ry'inyigisho z'uyu munsi nejo ni icyanditswe cyo muri Matayo gishingiye ku isengesho rya Yesu abigishwa be bamusabye ngo abigishe gusenga. Bari baramenye ko Yohana abigishwa ba Yesu bigeze kumva Yohana yigisha abigishwa be gusenga, ariko amasengesho ya Yohana yigishaga abigishwa be ntabwo yanditse nta nubwo turayasoma ayariyo. Bamaze kumva ko Yohana yigisha abigishwa be nabo basanga Yesu barabwira ngo nabigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Yesu aterura iri jambo yarabigishije arababwira ngo baje basenga neza, ntibagasenge bakubita hirya no hino, ntibagasenge nk'abafarisayo, ntibagasengere mu mayira abiri, ntibagasenge mbese basubira mu magambo. Arababwira ngo nimuzaja musenga muvuge ngo mutya muti data wa twese uri mu ijuru ibyo ushaka bibeho mu isi. Ubushize twarimo tuganira ngira ngo n'umwaka ushize navuze hejuru y'ubwami bwo mu ijuru cyangwa ubwami bw'Imana mu mwanya wa Yohana niwe watangije iki kigwa cyangwa se iyi nteruro avuga hejuru y'ubwami bwo mu ijuru ko buri hafi, arabuvuga arabwamamaza, abantu barihana, ababwira inzira yo kunyuramo kugira ngo bingire muri ubwo bwami, kuko niwe wavuze bwa mbere mu isezerano rishya ubwami bw'Imana cyangwa se ubwami bwo mu ijuru. Umurimo wa Yohana arawukora, arabatiza, abantu barihana, abaha icyerekezo gishya. Kandi muribuka ko twavuze ko kwihana ni uguhindura imitekerereze, ni uguhindura imyumvire, ni uguhindura icyerekezo, kandi gikomeza kugeza ku iherezo, kugeza ubwo bwami bugaragaye cyangwa se bizanye impinduka mu mibereho y'abantu bamaze kubwakira. Yohana amaze gusoza nanone icyiciro cya kabiri, Yesu atangiye umurimo nawe yatangiye avuga hejuru y'ubwami bw'Imana, kwihana kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Bari basohoye nawe atanga icyerekezo, azana abantu muri wa murongo Yohana yari yatangiye, ariko Yohana ntabwo yari yawushoje. Yesu arawugaragaza neza ubwami bw'Imana ubwo ari bwo n'uburyo bagomba kububamo no kubukoreramo no kubugaragaza. Yesu arabikora, abigishwa be barabibona, ndetse n'abandi benshi bamukurikiraga barabibona. None arangije yongera abigishwa babatumye, yongeye kubatuma kubwiriza hejuru y'ubwami bwo mu ijuru, ababwira ko buri hafi, abantu bakomeze kubwinjiramo. Yego, iyi ni ijambo rinini cyane. Pardon, mumbabarire. Ni ijambo rinini cyane ariko nashaka ngo ndisubiremo gato mbibutse, ariko kandi tugaruke muri iri sengesho. Iri sengesho rifite ahantu hakomeye cyane, ngira ngo ngaruke hejuru y'ubwami. Haravuga ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru, uko biba mu ijuru, nk'uko biba mu ijuru. Iri jambo rero iki cyanditswe ndagira ngo aricyo twinjiriramo muri ubu bwami bwo mu ijuru. Ubwami bwo mu ijuru twasanze kuko n'Imana yabuteguye, n'Imana ibuyobora, nta matora abamo, ni ubwami buturuka hejuru buza bukamanuka mu isi, kandi inkomoko yabwo ni mu ijuru. Kandi twumva ko nyir'ubwami n'Imana iza kubusangiza abantu bari mu isi, ikabusangiza abana b'abantu,
ariko inkomoko yabwo na nyir'ubwami ni Imana. hari igishushanyo mbonera cyabwo kiva mu ijuru, hari igishushanyo mbonera cyabwo gikora mu ijuru, hari igishushanyo cyaryo n'amategeko yaryo n'imigenzo yaryo y'ubwo bwami nk'uko bukora mu ijuru. Yesu rero aravuga ngo nimuzajya musenga mwibuke ko mufite so wo mu ijuru. Turi mu isi tugomba kumenya uko ibintu bikorwa mu ijuru aho atuye mu bwami bwe, mu ngomoko y'ubwo bwami cyangwa se mu mutima w'ubwami, mu cyicaro cy'ubwami turimo twakira, turimo tugenderamo, nuko inkomoko yabwo n'icyicaro cyabwo n'isoko yabwo ni mu ijuru. Muri ubwo bwami rero mu gihe twe turi mu isi nabwo buri mu ijuru, tugomba gukomeza guhanga amaso data uri mu ijuru, nyir'ubwami cyangwa se inkomoko y'ubwami bumanuka buza mu isi buvuye mu ijuru. Ubwami bwawe buze, ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ibyo twakira, uku dusenga n'aya magambo twiga n'imibereho dufite, ntabwo inkomoko yabyo ari ibintu bihangirwa mu isi, ntabwo ari ibintu bikomoka mu isi, ahubwo ni ibimanuka biva mu ijuru mu bwami bwa data wo mu ijuru, data wa twese wo mu ijuru. Ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Amen. Mu ijuru ibintu bibaho biti. Icyo ni ikibazo cya mbere, ibintu biriho mu ijuru biti. Dushobora kwibaza cyangwa tukaganira, mu ijuru ibintu bimeze biti, kuko ibigomba kuba ku isi deja birahari mu ijuru. Ntabwo ari twe tubihanga, oya, ntabwo ari twe tubitangije, ahubwo ni uko biri mu ijuru niko bigomba kuba no mu isi. Rero iyo umuntu yakiriye ikintu atatangije, agikora nk'uko kimeze mu nkomoko yaryo cyangwa se mu itangiriro ryacyo. Mu ijuru ubwami buriho, mu ijuru hari amategeko n'imitegekere y'ubwami, mu ijuru hari imiyoborere myiza, mu ijuru data wa twese uriyo afite abantu benshi cyane ayobora, afite abamarayika, afite abakerubi, afite abaserafi, afite ibizima, afite n'abantu barangije urugendo benshi, ababera bose barangije urugendo bari mu ijuru, bafite ukuntu bayoborwa mu ijuru. Murabizi Satani amaze kwishyira hejuru, murabyibuka mu byanditswe byera, yashatse kumera nk'Imana, azamura intebe ye, Imana iramurwanya, Satani aracibwa, akajagari kava mu ijuru, akaduruvayo kava mu ijuru, kubera ko ubwami bwo mu ijuru ari ubwera, ubwami bwo mu ijuru buboneye. Satani amaze kwigumura, amaze kuvukwamo n'umutima mubi no kwikakaza no kwishyira hejuru, Imana yarwanyije Satani, iramumanura, iramuca, imukura mu ijuru, n'abamarayika bagomye ibata mu isi. Akajagari kari kagize ngo kavuke mu bwami bwo mu ijuru, kwigaragaza, kwigumura birahagarara. Ubwami bwo mu ijuru bukomeza mu murongo wabwo, bikomeza mu mutekano wabwo, bikomereza mu bwiza bwabwo, bikomereza mu mucyo wo mu ijuru. Ubwo bwami rero niko bumeze mu ijuru. Hariyo abera benshi cyane, hariyo abarangije urugendo, hariyo n'abamarayika benshi, abaserafi, abakerubi, hariyo ibizima, hariyo abakuru 24, hariyo n'abera benshi barangije. Ubwami bwo mu ijuru bufite injyana n'imikorere yabwo n'imiterere yabwo. Niko Yesu yababwiye ngo nimuzajya musenga muje musaba ko ibikorwa mu ijuru ari byo bimanuka no mu isi, ari byo bikorwa no mu isi. Nashatse kugira ngo dusangire iyi myumvire, kuko ibi byose dufite mu ijambo ry'Imana kuva mu itangiriro ukageza mu zahishuwe, ni ibintu byavuye mu ijuru, ntabwo ari ibihangano by'abana b'abantu. Ni amategeko Imana yahaye Abisiraheli avuye mu ijuru. Murabizi ko amategeko Imana yahaye Mose yari avuye mu ijuru,
uburyo Imana ishaka ko ibintu bikorwa mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Amategeko y'abatambyi yayoboraga mu ihema ntabwo ari Mose wayahanze, ni ibintu byavuye mu ijuru. N'ihema ry'ibonaniro muzi ko ryavuye mu ijuru. Abahanuzi bagiye banura amagambo yerekeranye n'Abisiraheli ndetse mu bice bitandukanye, ni abantu bahawe amagambo avuye mu ijuru. Natwe ubutumwa bwiza dufite ntabwo ari twe twabuhanze, ntibwahanzwe n'abasenyeri, ntibwahanzwe n'intumwa, ahubwo ni ubutumwa bwiza bwavuye mu ijuru. Ni inkuru nziza yavuye mu ijuru. N'ibyo dufite mu byahishuwe Yohana yahawe ni ibintu byavuye mu ijuru, ntabwo ari ibihangano byo mu isi by'ubwenge bw'abantu. Kandi ni nako Petero yavuze ngo ibyo dufite ntabwo ari ibintu byahanzwe n'abantu, ni ibintu byahishuwe n'Umwuka Wera, kandi Imana ibihaye abantu kugira ngo bidufashe. Rero bavandimwe, mu ijuru hariyo ubwami busukuye, hari ubwami buboneye, bufite abantu babukorera, bufite abantu baramya mu ijuru, bufite abera baramya mu ijuru, bufite abakerubi n'abaserafi, bufite ibizima bine bihora biramya mu ijuru, bifite uburyo mu ijuru bakora. Ntabwo turi mu isi tudafite icyo gishushanyo cyangwa se iyo mikorere y'ijuru. Mu gusenga rero Yesu abwira abigishwa be, yarabwiye ngo mujye musaba muvuge ngo uko biri mu ijuru ariko bikorwa no mu isi. Amen. Numvise aryo jambo tugomba kongera mu masengesho yacu. Amasengesho yacu kenshi dutinda ibintu uko bimeze mu isi. Oya, uko bimeze mu isi ntabwo ariyo shusho uko bigomba kumera mu ijuru. Mu isi hari akaduruvayo, mu isi hari akajagari, mu isi nizo ntambara turwana nazo. Navuga ko arirwo rugamba duhoramo. Umwanzi arahari, ibibazo ntabwo bishira, bishwe nubwo dusenga. Urupfu ruhoraho rutuzanamo, rudukubitamo umuvurira. Murabizi ukuntu duhora tubabara, ukuntu duhora turira, ukuntu duhora dushingura, ukuntu duhora turwaza, abantu bakarwara, ibintu bikadushiraho, ukuntu dusonza, ukuntu ibyaha ari byinshi mu isi, amakimbirane, ingeso mbi, imico mibi, no mu bera byago bikinjiramo, ukuntu hari intambara abantu bahunga, abantu bagava mu bice byabo bagakwira imishwaro bakaba mu ngambi. Ibintu navuga iki ni ibibazo mu isi, ni akajagari. Ubwami bwo mu isi ni akajagari, ni amakudeta, ubukene ntibushira. Murabona namwe ibyorezo, murabona imitingito yamaze abantu muri Siriya, yamaze abantu hariya mu kiriya gihugu kindi muri Turikiya. Mwisi nubwo tuvuga ngo turaja mu matora, dutora abayobozi mu buryo, ariko nta gishushanyo mbonera cy'ubwami kimeze neza mu isi. Ahubwo uko biri mu ijuru, nk'uko bikorwa mu ijuru, uko byubatse mu ijuru, niko bigomba kumanuka mu isi. Iryo sengesho rya Yesu, buriya tujya dusenga tukavunika cyane, ariko tugomba gukurura, tugomba kumanura, gusaba Imana, umwuka w'Imana akaduhishurira, tugahishurirwa uko biri mu ijuru. Cyane cyane nuko imyigishirize y'ubwami bw'Imana iri muri Bibiliya. Ishusho y'ubwami uko bumeze mu ijuru biri muri Bibiliya. Imikorere y'ubwami bwo mu ijuru biri muri Bibiliya. Rero mu masengesho yacu nubwo dusengera ibibazo, ariko tugomba no gusenga kugira ngo uko ibintu biri mu ijuru ariko bimanuka mu buzima bwacu, ariko bimanuka mu miryango yacu, ariko bimanuka mu itorero rya Kristo. Bavandimwe, turi kumwe kuri uyu murongo kandi dusangiye urugendo, aho tujya ni mu ijuru.
aho tujya ni mu ijuru tuva muri iyi si y'akajagari, tuva muri iyi si y'amakuba, tuva muri iyi si y'intambara, tuva muri iyi si y'urupfu n'inzara, tuva muri iyi si y'indwara, tuva muri iyi si y'ubupfubyi n'ubupfakazi, tuva muri iyi si y'ubukene, tuva muri iyi si ituzuye idatunganye. Imikoranire y'Imana y'ijuru n'isi ni imikoranire Imana yifuje kuva kera isi ikiremwa. Dusomye mu itangiriro ibice bitatu, tangira ibice bibiri, ngira ngo reka marebe ibice bibiri, tangiriro ibice bitatu umurongo wa 8. Itangiriro ngo bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya Nimusi, wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Mu kurema Imana kera igitangira kurema ibintu byose hagombye kuba imikoranire y'ijuru n'isi, hakabaho umugenderano w'ijuru n'isi. Imana yahoraga imanuka, hariho umuhanda uharuye, hariho inzira ziboneye zitumanaho n'imikoranire hagati y'ijuru n'isi. Byatumaga Imana imanuka muri Edeni igasanga uyu mugabo n'umugore we. Uyu muhanda, uyu mikoranire y'umutima w'umuntu w'Imana n'umuntu uko bimeze mu ijuru byatangiriye mu itangiriro, kugira ngo iyi shusho y'ijuru umuntu ayikoreremo mu isi, ayubakiremo mu isi, ayoboremo ibintu byose mu isi, niko Imana yari yarabiremye mu itangiriro. Rero Imana ikaza ikagendagenda muri ya ngobyi, bahoraga bumva imirindi yayo, ikaza ikabonana nabo, ikaganira nabo. Dusanga ikiganiro tubona kigaragara ni umunsi Adamu na Eva bacumura, ariko ikiganiro cy'imbere uko bahoraga baganira nabyo turabibona, ariko ntibyakomeje. Bahoraga baganira, Imana ikamuha amabwiriza, hanyuma Adamu nawe Imana imaze kumuha amabwiriza atangira kwita inyamaswa amazina, yita n'umugore izina. Kiriya kiganiro ntabwo cyakomeje, cyaracitse, kuko ya myubakire y'ijuru yagombye kwinjira muri iriya couple ya mbere, muri Adamu na Eva. Umwanzi yarayiroboye, yica umuhanda, yica communication, ayishyira mu mitima umutima wa Adamu na Eva. Imana rero irababara, kuko ibyo yashaka ngo bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru biba birapfuye, birangirika. Ni hariya tubibona mu gice cya 3 cy'itangiriro. Ariko ubundi Imana yaramanukaga, ikaza mu bwiza, ikaza mu ijwi ryorohereye, yakumva imirindi yayo, bakaganira. Itekereza kugirwa inama n'ijuru, kugirwa inama n'Imana ikumanukiye, igusanze mu isi, igusanze mu ngobyi. Ni ubutunzi butagira akagero, ni ubwenge bwiza cyane, ni imiyoborere inoze kandi itunganye, isukuye yo mu mwuka Adamu yatakaje na Eva muri Edeni. Ariko uko byari bimeze mu ijuru niko byari bimeze mu gice cya mbere cy'itangiriro n'icya kabiri hariya muri Edeni. Uko byari biri mu ijuru niko byakorwaga hariya. Ariko mu gice cya 3 dusanga ibintu bigize akajagari, bijemo umuvumo, bijemo imanza, bijemo amakimbirane, bijemo kutizerana kwa Adamu na Eva, bijemo simbizi na kutizerana. Noneho Imana ibakura muri cya kibanza, ibashyira hanze, irabirukana mu ngozi, basohokana imitekerereze yabo n'imyumvire yabo n'ubwenge bw'isi, ubwenge bw'inyamaswa abantu, ubwenge bw'ibyaha. Batakaje kwa kundi bikorwa mu ijuru, barabitaye, batangiye gukora ibyabo by'ibihangano uko babyumva, uko batekereza. Ahangaha hari ibanga rikomeye cyane.
gukora uko wumva utisunze imana niho isi ya none yubakiye. Gukora uko wumva utisunze ijuru niho isi ya none yubakiye. Gukora uko abantu bumva niho abantu benshi bubakiye. Ariko gukora abantu bisunze uko mu ijuru bimeze nibwo buzima, niko kubaho kwacu, niwo mutekano w'itorero, niwo mutekano w'abantu b'Imana, niko kurindwa kw'abantu b'Imana. Gukora bisunze uko biba mu ijuru ariko bikorwa no mu isi kuri buri muntu wese. Adamu na Eva, uru ni urugero rutwereka ko batakomeje mu mikoranire y'uko bimeze mu ijuru. Ubwami bw'Imana buzi, ndetse na ririya sengesho Yesu yasenze ubu bitarakomeje kuko batakaje itumanaho, batakaza umuhanda, batakaza imiyoborere bari bahawe n'Imana kugira ngo ariyo bubakiraho mu isi, kuko bagombaga kugenda uko. Ntabwo ari ishusho gusa, ni ukuvuga ngo Imana yaremye Adamu mu shusho ye na Eva, ariko hariho n'ishusho y'imikoranire, ya administration, y'imiyoborere y'ubwami bwo mu ijuru Adamu yakoreragamo mu isi. Icyo nacyo baragitakaje kandi Imana yari yakibahaye. Imana iduha umugisha, Imana idufashe cyane. Rero mu isengesho rya Yesu tugomba kwibutsa muri iki gihe turimo turi mu miyoborere itandukanye y'isi, imiyoborere itandukanye y'abanyamahanga. Muribuka ndetse no mu gihe cy'Abisiraheli ukuntu Imana yayoboraga mu gihe cya Samweli, ariko Abisiraheli baravuga ngo barashaka imiyoborere imeze nk'iyandi mahanga. Babwira Samweli bati reka natwe tuyobore nk'uko andi mahanga ayobora. Samweli arababara cyane, aja kubwira Imana. Imana iramubwira ngo si wowe banze, nije banze. Muravyibuka hariya mu gitabo cya Samweli ibice 8. Kuko Imana yatangiye kuyobora Abisiraheli mu buryo bugaragara bufatika kera cyane, kuva kuri Aburahamu na Isaka na Yakobo, ndetse ibakura muri Egiputa igihe cya Mose bayobowe n'Imana, binjira i Kanani bayobowe na Yosuwa. Hanyuma rero Yosuwa amaze gupfa hajamo abacamanza barangije hajamo Samweli bayoboraga mu buryo bw'imiyoborere uko bimeze mu ijuru, iriya njyana n'iriya mikorere Abisiraheli barayanga. Bamaze kuyanga bafata imikorere yo hanze y'abanyamahanga. Hari aho natwe itorero no mu miyoborere yacu tugenda dukopera ibyo hanze by'abanyamahanga, ndetse bidakwiriye gukora mu nzu y'Imana, bidakwiriye gukora mu itorero, bidakwiriye gukora mu bana b'Imana. Abantu bakabizana bakabishyira mu itorero, bakabishyira mu miyoborere y'inzu y'Imana, kandi bikazana akajagari, bikazana imikorere mibi n'imyumvire mibi idakwiriye gukorwa. Ahangaha Abisiraheli Imana irabareka batakaza umuyoboro uva mu ijuru, uko bikorwa mu ijuru bakora mu buryo bw'imikorere y'isi, imikorere y'abanyamahanga. Imana irabihorera kandi byazanye ingaruka mbi ku Isiraheli cyane. Muravyibuka batora Sawuli, nanone byazanye akaga, ariko Imana irongera kandi ibaha Dawudi yitoreye yonyine, yishyiriyeho yonyine. Rero bavandimwe, mu masengesho yacu muri uyu mwaka tugerageze kuza muri iri sengesho Yesu yigisha abigishwa be. Hariho indi mikorere navugaga hano mu Itangiriro bice 28, Yakobo asenga ahunze Esawu. Hano Itangiriro 28 umurongo wa 10 aravuga ngo Imana ibonekera Yakobo mu nzozi. Ibice 28 umurongo wa 10 mu Itangiriro. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho, arasinzira, ararota.
abona urwego rushinzwe hasi rukagera mu ijuru. Abamarayika b'Imana baruzamukaho bakarumanukaho, baruzamukaho bakarumanukaho. Iki ni igishushanyo cy'imikoranire y'ijuru n'isi. Yakobo ahunze Esawu ageze mu ishyamba ku musozi araryama yiseguriwe, ariko Imana imuhishurira iyi mikoranire y'ijuru n'isi. Abona urwego rushinze hasi rukagera mu ijuru. Abamarayika barumanukaho bakaruzamukaho. Hariho imikoranire, hariho ubusabane, hariho umugenderano w'ijuru n'isi. Uyu ni wo mugambi w'Imana. Iri ni ryo sezerano ry'Imana. Yakobo akangutse asanga yaraye mu nzu y'Imana, yasanze yaraye mu irembo ry'ijuru, ahita Beteli. Iki ni igishushanyo kitwereka ko isi ntigomba kwigenga, ntigomba kwiyobora. N'abari mu isi ntibagomba kwigenga, kuko isi ntiyiremye. Isi ntiyaremwe n'abantu, n'abantu ntibiremye, ahubwo isi yaremwe n'Imana, n'abantu baremwa n'Imana, n'ibirimo byose n'iby'Imana. Uburyo bigengwa bigomba kugengwa n'imikorere y'ijuru. Uko biri mu ijuru, uko bikorwa mu ijuru, niko bigomba gukorwa no mu isi. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Ndagira ngo nze kugana ku musozo kubera umwanya. Uko bikorwa mu isi niko Yesu yaseze. Numvise aryo jambo tugomba gusangira muri iyi minsi ibiri, tuzarigarukaho n'ejo. Hanyuma tugerageze dusaba Imana kubw'umwuka wera. Hari ibintu byinshi Imana ishaka ngo tugorore, tunoze, tuboneze mu buzima bwacu. Nanjye ubwanjye ubabwiriza, hari ibintu byinshi Imana inyereka mu buzima bwanjye bidakorwa mu buryo buhuye n'ubw'ijuru, mu buryo bunogeye umwuka wera, mu buryo bunogeye ijambo ry'Imana. Ngomba kunoza, ngomba kukubwira Imana ndi hano haracyarimo ibisigisigi. Hano ntabwo mu myumvire, mu mibereho, mu mibanire, no mu kuyobora umurimo w'Imana. Hariho ibintu byinshi bigomba kujyana n'injyana y'uko bikorwa mu ijuru. Hariho n'imyambarire y'uburyo abantu bagomba kwambara. Murabizi ko uburyo bw'imyambarire nabwo bugomba kuzamo uburyo bw'imibanire. Hari ibintu byinshi, uburyo bwo kuramya no guhimbaza. Iyo dusomye mu byahishuwe dusanga hari uburyo mu ijuru baramya. Ni nacyo twaremewe n'ukuramya Imana. Abera bakaramya umucyo w'ijuru, imibanire y'ijuru. Sinababwira, ni ibintu biryoshye cyane, ni ibintu bisa neza cyane, ni ibintu bidafite amaryage, bidafite ibisigisigi, ni ibintu ibiva mu ijuru biraboneye, biratunganye. Nibyo tugomba guhora tumanura dusaba Imana. Niryo sengesho rya Yesu. Arabwira ngo ntimugasenge nk'abafarisayo, ntimugasenge musakuza, ntimugasenge mukubita hirya no hino musubira mu magambo, ariko muje musaba ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ubwami butera kubaha. Ureba mu myubahire, imyubahire y'abera imeze ite? Kubaha Data wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ariko muzi kubaha, dufashe urugero cyane cyane ku bamama. Ntabwo kera baratsindaga. Kiriya ni ikimenyetso cyo kubaha. Kumva umuntu yananiwe kuvuga sebukwe na nyirabukwe kandi abishoboye kandi azi amazina yabo, kiriya ni ikimenyetso. Kubaha, hari no kubaha muri serivisi, uburyo wakira abantu, uburyo ubafasha. Kubaha izina ry'Imana. Mu gihe dufite umucyo uvuye mu ijuru, turaryubahisha mu isi, turihesha agaciro mu isi. Ntabwo turyandagaza, ntabwo turisuzuguza, ntabwo dutuma abanzi barituka. Hari ibintu byinshi mujyanye no kubaha izina ry'Uwiteka cyane. Usibye n'ibyo, no mu materaniro yacu, no mu itorero ryacu, aho dusengera, ndavuga mu itorero rya Kristo, no mu ngo zacu, no mu mibereho, hagomba kugaragaramo ikintu cyo kubaha, guca bugufi, kuko turi mu bwami buva mu ijuru, ntabwo ari ubw'isi.
imyitwarire yo mu isi, mu bagabo n'abagore, mu bana bacu cyangwa mu miyoborere, hariho umwihariko w'injyana iva mu ijuru igomba kumanuka mu isi. Iryo ryo sengesho Yesu yababwiye. Amen. Hariho nanone no kuba ubwami bwawe buzi ibyo ushaka ari byo biba, ibyo ushaka ari byo biba mu isi, ibyo Imana ishaka ari byo bikorwa. Ntabwo ari byo nshaka, ntabwo ari byo abagabo bashaka, ntabwo ari byo abagore bashaka, ntabwo ari byo isi ishaka, n'ibyo Imana ishaka ari byo biba mu isi nguko biba mu ijuru. Uko izina ryayo ryubahwa, uko ibyo ishaka biba mu ijuru, bihite bimanuka, tubimanure, tubikurure, sinzi uko babyita, tubizuminge, tubimanure, bibe mu isi nguko biba mu ijuru. Amen. Muvandimwe, numva nasoreza ahangaha kubera umwanya, tuzakomeza n'ejo, kandi ndumva amagambo nari mfite araye, ariko tuzakomeza. Iri jambo maze iminsi riza mu mutima wanjye ndisengera, nagize ngo ariryo dusangira. Nk'uko biba mu ijuru bibe mu isi nk'uko biba. Ese muzi uko bimeze mu ijuru, cyangwa tubona aka kajagari ko mu isi gusa, ariko tureba tugahozaho amaso? Ariko iyo umuntu yakinguriwe mu mwuka, ugakingurirwa mu bwenge, ugakingurirwa mu buryo bw'ijuru, duhita tubona mu ijambo ry'Imana, mu buryo bwo gusenga, tukabona ishusho n'imikorere n'imyubakire y'ibintu byo mu ijuru. Ibyo nibyo bigomba kumanuka mu isi. Ni nawo umugambi Imana ifite wo kuvugurura isi, ikazana birya byose biri mu ijuru byiza, bikima mu isi, bikaba mu isi, tukabibamo. Noneho rero tukaba mu njyana imwe y'ijuru n'injyana yo mu isi. Murabizi kujyanisha ibintu no mu myambarire, hari abantu bazi kurimba bajyanisha ibintu neza, akajyanisha ibyo yambaye ku mutwe, akajyanisha ibyo akenyeye, akajyanisha igikapu, akajyanisha inkweto, akajyanisha amaherena, akajyanisha ibyo ku maboko, ugasanga umuntu arajyanishije. Hari n'abagabo bazi kubikora. Imyambarire rero isi igomba kujyana n'ibiri mu ijuru, bigomba kugendana, nta kinyuranyo na gito, nta gihazemo na gito. Uwo ni umugambi w'Imana kuva muri Edeni, kuva igihe cya Adamu na Eva. N'ejo tuzabivugaho uko Kristo yabijyanishaga mu gihe yari mu isi. Ntabwo yiganaga ibiri mu isi, yiganaga ibiri mu ijuru, kuko yari abizi, yari yarabibonye, n'ibyo yiganaga n'ibyo yakoreragamo. N'itorero niko rigomba kumera. Ni naryo sengesho ry'itorero, ni naryo sengesho ryacu muri gitondo, muri Nibature, aho turi twese. Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.